Hello guys, ndabashuje cyane mbifuriza amahirwe yose n'imigisha bituruka kuri Yesu Kristo, amahoro atanga abe kuri mwebwe. Uyu munsi rero reka ne gutinda cyane mu magambo, ahubwo ngira ngo mbabwire ngo tugiye kuganira ku kintu cyitwa ngo amateka ndetse n'inkomoko y'irangamuntu ya digital mu Rwanda. Ubundi byagenze gute? Ibi bintu byaje biti? Gute twisanze aha hantu? Ibyo bibazo nawe wagira gute wabyibaza. Reka rero niba wumva wibaza ibyo bibazo, gute twisanze ahantu, gute twisanze muri ibi ngibi, impamvu ndetse n'inkomoko zabyo, reka mbikubwira aha ngaha ugiye kubisanga. Nta wundi wabiteguye usibye, reba imbere yawe gatoya udatinze urabona ngo Skillnet Rwanda. Skillnet Rwanda rero ni ishuri ry'Abanyarwanda, aho uzajya wigira cyangwa se ubona amakuru yose ukeneye y'ikoranabuhanga. Ikintu cyose kivuga ku ikoranabuhanga nanga uzajya ugisanga. Amakuru yose ku ikoranabuhanga, uburyo kwigisha ku bintu by'ikoranabuhanga uzajya ubisanga. Niyo mpamvu rero twahise dufata turavuga ngo kuri Skillnet Rwanda tugiye kugira gute, tugiye kukwigisha ndetse tukubwira amateka y'irangamuntu avugishije amagambo menshi abantu hirya no hino ku isi, ndi kuvugisha abantu benshi. Skillnet Rwanda rero niba ushaka kwiyandikisha kuri ishuri kugira ngo ujye ubona amasomo bwa mbere cyangwa amakuru yose ya mu bantu ba mbere, kanda subscribe, hari buta subscribe aho hasi uri kureba, aho uri kurebera video urahita ukanda subscribe, ubundi inkuru zose cyangwa se amasomo yose azajya yitagira gute akugeraho. Cyambere tugiye guheraho rero, tugiye guhera ubundi ku ikarita ya kera ndetse n'amateka ubundi byari bimeze bite. Indangamuntu rero ya mbere yo mu Rwanda cyangwa se iyi rangamuntu yakoreshwaga mbere ya jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994. Iyi rangamuntu yagaragaza ubwoko ndetse n'ahantu umuntu avuka. Ugasanga ku irangamuntu y'umuntu handitsemo ubwoko bwe, bakandikamo ngo uyu ni umuhutu, uyu ni umutwa, uyu ni umututsi, bitewe n'iki n'ubwoko babaga bamuhaye. Urumva rero ibi ngibi bikaba byarakoreshejwe nabi mu mateka y'igihugu. Nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi rero muri Mata 1994, leta yaje guhindura uburyo bwo gutanga izo rangamuntu, iza gukuraho ibice bimwe na bimwe, aho igice cy'ubwoko cyaje kuvanwaho, hasigara irangamuntu itagize gute, idafite ibyo bice bivuga ngo ubwoko bw'umuntu runaka n'ubu ngubu. Reka mbere kamwe mu mafoto yayo mu makarita ukuntu yabaga ameze, murabona muri aya mafoto agiye atandukanye aha ngaha. Reka mbereke wenda hano urabona ko irangamuntu ngo ubwoko, ukabona ubwoko babaga batamuhaye cyangwa se ubwoko bwabaga butari ubwe bw'icyo muri icyo gihe, babucoragamo akarongo bagasiga ubwoko bwiwe gusa, ubwo bavuga ko ari bwe we. Nuko nguko babigenzaga. Murabona rero aya n'amafoto nagerageje kubashakira atandukanye. Nimushaka kumenya ibice by'irangamuntu ukuntu yose byabaga bimeze, nzabibabwiraho. Ubundi niba ushaka kubimenya wandika igitekerezo cyawe hasi muri comment section, uvuga ati ayo makuru turakeneye kuyamenya, ndetse n'ibindi byose nzagira gute nzabibakorera. Mbabwira ngo reka dukomeze tumenye amavugurura ubundi byagenze bite, nkuko nari maze kubabwira. Nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi muri uyu mwaka w'1994, nyuma yaho byagenze biti. Mu mwaka rero w'1996 haje kuza indangamuntu nshya, nkuko nari bivuze, leta yaje kuyihindura iza idafite ubwoko. Mu mwaka w'2008 rero izo rangamuntu zo ku mapepa cyangwa se zo ku mpapuro zaje gusimburwa n'ikarita, aho buri wese ubu ngubu asigaye agendana ikarita bita irangamuntu cyangwa se Smart ID. Iyo rangamuntu rero niyo ituma ushobora kwinjira mu buryo bwa serivisi zikoreshwa mu ikoranabuhanga. Urugero ugiye gushaka ikintu cya ku irembo ugashyiramo irangamuntu yawe, cyangwa se ugiye gushaka izindi serivisi runaka, ukoresha iki? Iyo rangamuntu ugendana. Noneho rero tugiye kureba ubundi inkomoko ya digital ID ubundi byagenze biti. Mu mwaka w'igihumbi cyangwa mu mwaka rero wa 2023 nsubiye mu gihumbi nkaho kuko ari byo nari maze kuvuga mu kanya, ahubwo mu mwaka w'2023 leta y'u Rwanda yatangije umushinga wa Single Digital Identification System SDIS. Iyi gahunda igamije gutuma buri muturage cyangwa se harimo abana batoya, abantu b'impunzi, bose bahabwa irangamuntu ya digital ifite biometric data nka iris scans ndetse n'intoki. Urabona nk'uko iyi foto uri kureba hano iri kubikwereka, iyi rangamuntu izaba iriho isikana ijisho ryawe, imboni yawe y'ijisho, ndetse bafata n'ibiganza byawe ndetse n'ibikumwe by'intoki zawe zose. Mu mbabarire uyu munsi wagira ngo ndi kuvugisha sinzi utuntu ndi kuvuga tutari twiza, ahari umenya nashonje. Reka dukomeze, ariko nyine niba hari ahantu navuze nkarasa imbogo
unyihanganira ubwo ahari nyine umenya nashonje. Dukomeza nkubwira ngo rero hari inzego zaje gutangaza cyangwa se inzego n'umuyobozi washyize mu bikorwa cyangwa se wazanye icyo gitekerezo. Ubundi inzego nk'ikigo cya RISA, NIDA na Minisiteri ya ICT n'ikoranabuhanga mini ICT zafashe iya mbere mu gushyira iki gitekerezo mu bikorwa. Minisitiri Paula Ingabire ni umwe mu bayobozi bashyize imbere iki gitekerezo, aza kugisobanura cyangwa se agisobanurira inteko ishinga amategeko mu mwaka w'ibihumbi 2023. Impamvu ya digital ID yatekerejweho cyangwa se ubundi iyi digital ID kuki yazi cyangwa ubundi kuki twisanze muri ibi bintu, nibyo tugiye kumenya noneho aka kanya tubigezemo neza, tega amatwi cyane. Ubundi indangamuntu ya kera ntiyari ifite ubushobozi bwo kwifashishwa mu buryo bw'ikoranabuhanga rigezweho ry'iki gihe, cyangwa se ntabwo yirangamuntu dufite ntabwo ifite ubushobozi bwose bukenewe bwo kugira ngo yifashishwe mu ikoranabuhanga rigezweho. Rero hari hakenewe uburyo bwizewe bwo kwinjira muri serivisi za leta, amabanki n'ubucuruzi bwa mobile. Digital ID rero ikintu izafasha kurinda ubujura bw'amakuru ndetse no kunoza serivisi. Reka dukomeze tudatinze twe gutinda icyerekezo ndetse n'iterambere. Ubundi ukuntu byatangiye mu mwaka w'ibihumbi 2023 iri tegeko ryaremejwe, nyine bararitoye barangije baranaryemeza ryo kuzana irangamuntu ya digital cyangwa se ya digital. Muri 2024 na 2025 gutoranya software ya system cyangwa se guhitamo ibyuma by'ikoranabuhanga bizagira gute bizifashishwa mu gukusanya ayo makuru. 2025 turimo turasoza na 2026 gutangira gutanga digital ID. Umenye ko vuba aha ngaha nawe uzahabwa iyo digital ID mu mwaka wa 2026. Rero reka ntangire nanabifuriza umwaka wa 2026 uko iyo 2025 twawusoje. Ubu ngubu turi kugenda tubara vuba nk'iminsi. Ubu ngubu kujya barakunika banga hasigaye iyi minsi, hasigaye iyi ngiyi, wenda nuko nguko ibintu bimeze. Ariko uyu mwaka wa 2026 uzawurye n'uzakurye, nkwifurije kuzahirwa, intego zawe uzazigereho, Imana izabane nawe. Yes, ariko reka dukomeze iyi gahunda cyangwa se iyi rangamuntu izahindura uburyo bwo kwinjira muri serivisi za leta ndetse no kurinda ubusumbane mu kubona serivisi. Kwa gutonda umurongo kose nta kuzongera, nubwo byari bitangiye kugabanuka ariko se byari neza cyane. Ariko kwa gutonda umurongo kose ujya gutonda umurongo aha ngo ukene serivisi ntago bizongera kubaho, cyangwa ko n'abantu bakoreshaga ibimenyane bagakoresha ubusumbane, ibyo ntibizongera kugira gute kubaho. Uzajya ukoresha digital ID wibereye ahantu uri, uhite ugira gute ubona ibyo ukeneye. Noneho imiterere ya digital ID rero sasa, iyi karita nshya ya digital izaba ifite verisiyo ebyiri cyangwa se izaba iri mu buryo bubiri. Hazaba hari ikarita ugendana nk'iyi ngiyi dufite, iyi smart ID ugendana mu ikofi yawe. Hari n'indi ya mobile ugendana muri telefone yawe y'umubare cyangwa se y'imibare nimero gusa runaka, cyangwa se isinzi n'ibizaba ari umubare cyangwa ari ikimenyetso runaka. Ariko icy'ingenzi ni uko uzaba ufite iyo ugendana mu ntoki, hari n'indi ugendana muri telefone yawe cyangwa se ugendana mu buryo bw'ikoranabuhanga. Noneho izaba ifite ibintu bizaba biyiriho cyangwa se amakuru azaba ariho, ari byo bita biometric data. Iris scan zigusikana imboni y'ijisho ryawe nk'uko nanabivuze haruguru. Fingerprint, intoki zawe zose bazazisikana, ibikumwe byawe byose bibe biri muri iyo karita yawe. Ifoto kandi izifashishwa mu bikorwa by'ubuzima. Urumva hazaba hariho iris scan, fingerprint ndetse n'ifoto yawe, kwa kundi bagufotoraga no muri bisanzwe nk'uko bagufotora. Kandi iyi karita rero nk'uko nari mbivuzeho, nuko nanihuza cyane, izifashishwa mu bikorwa by'ubuzima, uburezi, imisoro ndetse n'ibindi. Urumva ibikorwa byo kwivuza, ibikorwa by'uburezi na mu gukora ibizamini, mu kubona serivisi zose zikenewe z'uburezi, uzajya ukoresha iki? Iyi karita. Izaba ifite umutekano n'uburyo bwo gukumira kwibwa kw'amakuru. Urumva rero nuko nguko bizaba bigize gute, bizaba bimeze byifashe. Reka rero dukomeze umusaruro n'icyerekezo. Mbese ubundi ibi bintu inyungu bizabyara ni iyihe? Ubundi bizagenda gute? Yes. Rero iyi digital ID izahuza amateka n'iterambere ry'u Rwanda.
izafasha mu gukoresha serivisi za leta ndetse no mu buryo bworoshye kandi bwihuse. Ni intambwe ndetse n'urugendo rwo kubaka igihugu. Urundi iyi ntambwe cyangwa se iyi digital ID turayifata nk'intambwe igihugu kigiye gutera yo kubaka igihugu gishingiye ku ikoranabuhanga ndetse no kurinda amakuru y'abaturage. Ubwo rero umusaruro w'ibi bizatanga, urumva rero ikoranabuhanga buri kimwe cyose, buri serivisi yose niba ikeneye ikoranabuhanga, bivuze ngo kubona serivisi udafite igikoresho kizagufasha kubona ibintu byose ukeneye byakugora. Urumva rero ni uko nguko bizagera gute, bizaba bimeze. Rero reka dusoze video yacu uyu munsi mbabwira ngo digital ID ni ikimenyetso cy'iterambere n'ubwiyunge mu Rwanda. Yubakiye ku mateka adasanzwe, ariko ikintu cya mbere irebaho n'ejo heza hazaza h'igihugu. Rero nka Skillnet, ishuri ryanyu mwebwe abanyarwanda mwese mwakurikiye iyi video cyangwa se iyi somo ry'uyu munsi, Skillnet Rwanda irashishikariza buri wese kumenya, kwiyandikisha ndetse no gusobanukirwa akamaro k'iyi ID mu buzima bwa buri munsi. Mbinginga kugira ngo mukande subscribe, nawe utarayikanda mubwira ngo kanda subscribe muvande. Ndakwinginze iyandikisha. Niba ukeneye amakuru, ukeneye ubumenyi ku bikoresho by'ikoranabuhanga, kanda iki subscribe. Iyi reba ibuto aho hasi yanditse subscribe, uyikandeho. Numara kuyikandaho uhita ukandaho nanone hakuzana utuntu tungahe, uhitemo kariho inzogera kugira ngo uzajye ubona amakuru yose ageze kuri iri shuri agerwa cyangwa se azajya video yose izabigezeho uzajya ugira gute uyibona mu bambere. Babwira ngo ndabakunda cyane rero, wowe tugiranye ku musozo, mwinginga ngo niba hari ikintu ushaka kunyunganiraho cyangwa se niba ari inama ushobora kungira, wayandika muri comment section aho hasi. Hari ahantu twabashyiriyeho kwandika ibitekerezo byanyu, mukasharinga ubumenyi ku bandi banyeshuri, kuko nangerega hari amakuru ufite wayampereza, kuko buri ikintu cya mbere ni amakuru. Niba ngo amakuru nk'aya ngaya nawe byanze bikunze hari andi makuru ufite, wayandika muri comment rero twese tukayabona. Ikintu cya mbere ngusaba kwirinda muri comment ugiye kwandika, irinde gutukana, irinde kuvuga ibintu bitari byiza, ntabwo ari sawa mu bantu bose, kuko abantu baba bari burebe igitekerezo cyawe baba bari abantu benshi. Ibi bintu biba bigera ahantu henshi hatandukanye. Niyo mpamvu rero ntabwo ari sawa kugira ngo ugire gute ushyiremo amagambo mabi kandi uri umuntu w'umusirimu, umuntu igihugu kitezeho iterambere ry'ejo hazaza. Ndabakunda, ngaho tubonane ubutaha. Ciao ciao.